Bibe byiza nkuko mubizi ngiye gutegura ndetse nkakugezaho nk'ibisanzwe kuri YouTube ya Creator ndi Oliver Regra niyo mazina yanjye. Uno munsi tugiye kuba twarebera hamwe imikoreshereze ya ChatGPT. Abantu benshi barayikoresha ariko uburyo bayikoresha nyine hari uburyo bayikoresha bitari full cyangwa se ugasanga bayikoresha ku buryo butari maximum. Rero biba byiza cyane ko maximiza ChatGPT ku rwego nyine ruba rukwiye. Ni ibintu byinshi cyane, ntabwo navuga ko ari isomo rizamara igihe gitoya cyangwa se ari ibintu ngiye gukora kano kanya ngo bihite birangira, kubera ko mbikoze gutyo naba ngiye gukora icyo bita kubapfunyikira, kuko harimo ikintu bita ama features menshi, hari byinshi wabona. Uno munsi turi buze ko twakiga ibintu bigeze muri features zirindwi. Nateguye features zirindwi nizo turi buze ko twakifashisha uno munsi, hanyuma next time tuzagenda dukomereza. Bivuze neza ko iri ni isomo rya mbere tugiye ko twategura kuri ChatGPT y'uburyo warikoresha. Uzabane nanjye, ndabizi neza ko iri somo rizajya kurangira hari byinshi umaze kuba wakumva. Iki ni cyumweru nahariye ibintu bijyanye na ChatGPT. Bivuze neza ko iki cyumweru dutangiye kuwa mbere ni nyine kizarangira cyose turimo turareba kuri ChatGPT, niko nabihisemo kugira ngo tubashe kuba twabyumva neza kandi bikomeze kuba byagenda neza. Mbere yuko dutangira rero ushobora kwibaza ati ese ubundi ChatGPT ni iki? ChatGPT ni artificial intelligence cyangwa se ni AI. Murabizi ibyo ngibyo byose nabitindaho. Ifasha nyine mu buzima busanzwe cyangwa se koroshya ibintu, ugakora ibintu binyine mu buryo bukoroheye. Icyo ni ikintu nakubwira kuri ChatGPT. ChatGPT nanone ikaba ifite ikintu bita, ikaba ifitemo imikoreshereze yayo cyangwa se mbega ni nka pricing, reka mbivuge gutyo. Pricing za ChatGPT zirimo amoko. Rero kugira ngo tubikore bimfashe kubona project screen yanjye, hanyuma mbereke uburyo biba bimeze. Niyo mpamvu ndi buhindura intebe gutya. Okay, I hope ko gutya murimo murambona. Yagurikira cyeka murimo murambona. Okay, ChatGPT rero hano hari pricing zayo. Pricing za ChatGPT ndagira ngo mbere ku buryo biba bimeze kugira ngo dukomeze tubigendanemo neza. Kaza hano urabona hano kuri ChatGPT hari iyi ngiyi niyo ndimo ndakoresha, ni free. Iyi ngiyi nyine nta amafaranga namwe baguca. Icyo baguha ni kimwe, baguha ushobora gucreate amafoto 3 ku munsi, free image per day. Niyo option baguha nyine, na amafoto 3 create ku munsi gusa. Ndakeka ari nibyo byonyine. Hakaba hari n'iyindi noneho baguha, ariko iyi ngiyi ntabwo ari yo ndimo ndashaka. Reka dukoresha iyi niyo nziza. Okay, reka dukoresha iyi ngiyi. Iyi ngiyi iriya yari indi bita Solar n'ubundi bwoko bwa ChatGPT bwaje, ariko none bwo bufite bujyanye cyane n'amashusho n'amavideo. Niyo ndimo ndabereka ibiciro byayo, ariko nabyo ndaza kubibaganirizaho ntacyo. ChatGPT ni ndende, niyo mpamvu navuze ngo bizadufata igihe kinini. Okay, reka duhere hano. Iyi ngiyi rero dukoresha hano hari free. Iyi free ni $0 per month, nta mafaranga twishyura nyine. Ahangaha hari ibyo yashobora access. Dukoresha GPT-4 mini, standard voice mode, ariko nazo ziri limit. Ni nyine dukoresha. Akaba n'indi bita plus. Iyi plus ni iri popular, ni abantu benshi bakoresha. Hano bavuga ko buri cyose aba ari ubusa, aba ari free, ariko nanone nibitegereza hano munsi hari limit apply. Bivuze neza ko features zose waza accessinga, ariko ukaba ufite aho ugomba kuba wagarukira. Nicyo iriya limit apply ivuze. Hano hakaba harimo ikindi kintu bita iyi ngiyi iba yita iyi ni plus. Bishyura $20 buri kwezi. Buri kwezi $20. Ndakeka $20 kandebe USD. $20 mu Manyarwanda ndagira ngo byose mbe mbibereka. $20 urabona ko ni ibihumbi 20, $20. Aya, sorry gato. $20 ni ibihumbi 28. 28, kuko urabona ko idolari hano rigeze ahangaha, rigeze ku 1400. Ubu ngubu tuvugana nyine, ubu ngubu turimo turaganira, ubu nakoze iyi video hano neza ko idolari riri ahangaha. $20 nayo ngayo nakeka ari ibyo ngibyo wamenya. Bivuze neza ko iriya Pro Plus ibihumbi 28,267 niyo mafaranga wakishyura. Bivuze neza ko
ibyo nibyo wamenya nyine hano ko urabona ko niyo wakishyura ukajya buri kwezi. Hano hakaba n'iyindi bita pro. Iyi pro yo wishyura amadolari 280 n'ibihumbi 2678 n'ibice 36. Nibyo ngibyo rero nakubwira. Okay, ikindi ndakeka ibyo ngibyo mwabimenye. Hari n'indi bita business planning, nayo ni yindi. Akingi ntabwo itureba, turi hano kuri personal cyane, reka twigarukire ahangaha. Tudatinze rero cyangwa se tutagize ngo twirare mu magambo, reka tugaruke hano kuri ChatGPT yacu. Ngiye kubabwira point zigeze muri 7 nkuko nabibabwiye. Okay, point rero ya mbere y'ingenzi turi buze kuba twarebaho ni ikintu kijyanye ni ikintu bita improve prompt skills. Abantu benshi bakunda nyine kukwitiranya ibintu. Hari ibintu nyine abantu baba bakora ariko mu buryo butari bwo. Buriya ChatGPT abantu benshi ntabwo bazi kwandika ama prompt ya ChatGPT. ChatGPT rero kutamenya kwandika prompt yayo ibyo yabihagije cyane kugira ngo ibintu bibe byamaze kuba byapfa cyangwa se byadogera. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi nanone nakubwira. Rero buriya iyo ugiye kwandika nka prompt y'ikintu runaka, wenda reka mvuge how to cook cyangwa se ibyo ari byo byose, n'urugero ruri aho ngaho, how to cook, ukabyandikamo gutya, hanyuma warangiza ukaba wabyohereza gutya. Bivuze neza ko nimba handitse how to cook ntabwo wa specifyinze neza, barahita guha ibintu a general. Ushobora kuba wabwira ChatGPT ikagufasha kuba yakwandikira prompt nziza nyine, ukavuga ngo wenda n'urugero ukaba wayisaba create prompt, ukayibwira yo igakrea prompt yayo of how to cook y'uburyo nyine wateka. How to cook rice. Create a prompt of how to cook rice. Hanyuma ugahita wohereza. ChatGPT icyo yisabye nicyo iguha. Urabona ko hano bahita bakubwira ngo bahita bakubwira nyine prompt z'uburyo wabigenza, ngo how to cook like prompt of urahita wandika. Reba prompt ya mbere batubwiye ngo how to cook perfect filled rice like pro. No, nyine bahita baguha uburyo wabigenza, dore uku n'ukwa mbere, uku n'ukwa kabiri, uku n'ukwa gatatu. Bivuze neza ko icyo ukora ni kimwe, we wandika prompt mu mafuti yawe cyangwa se mu cyongereza cyawe gike ufite, hanyuma ukabwira ChatGPT yo ikakwandikira prompt. Iyi prompt imaze kuyikwandikira nicyo uyituza ukayikopiya. N'urugero how to cook, reka dukoresha iya mbere, urabona ko bagwaye nyinshi bitewe n'ibyo ukeneye. How to cook lose weight, ibintu nk'ibyo ngibyo, reka dukoresha iyi prompt baduhaye ngo how to cook perfect fried rice like a pro. No, nyine ugahita yihagurikira nusacinga barahita baguha result zitandukanye cyane n'izindi result, kuko at least ubu ngubu wa specifyinze nyine ibyo ukeneye. Nibwo ubona bakubwiye nyine, dore bakubwira ngo how to cook perfect rice like intro, no working, you will show you how to make step 1 ingredient. So you will need 2 cups of, byose nyine bagahita babiguha. Bivuze neza ko icyambere hano nkeneye kukubwira, ntuzajya ujya gushaka ikintu ugifite mu mutwe ariko wumva utazi uburyo wakibwira ChatGPT, byaruta ugasaba ChatGPT kukwandikira iyo prompt, kuko icyo wanditse nicyo YouTube, nicyo ChatGPT iguha. Iyo yisabye amafuti iguha amafuti, iyo wanditse prompt neza nayo iguha prompt neza. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi cya mbere nakubwira iyo bigeze kuri prompt, hanyuma ukakimenya ukajya ugikoresha. Okay, ikindi kintu cya kabiri rero ni ntaragera rero ku kintu cya kabiri, hano hari ikindi kintu cy'ingenzi nkeneye kuba nakubwira. Iyi prompt ushobora no kuba wayikoresha kugira ngo usubize abantu ama email. Hari nk'igihe umuntu akwandikira email ukabona nta mwanya ufite kumusubiza pe. Nanjye mbibona kuri WhatsApp, cyangwa ukabona icyongereza cyawe n'igice. Ushobora kuba wavuga ngo n'urugero rutoya, reka shake email hano mu iyi laptop, hanyuma iyo email tuyikoreshe nyine ni email ndibuze gukopiya just, hanyuma tuyikoreshe kugira ngo tubashe kuba nyine wakumva neza ibintu nshaka kuba nakubwira. Okay, ndebo wanyandikiye hano
email. Okay. Ahangaha rero iyi email ngiye kuyikopiya hanyuma tuyihe ChatGPT kugira ngo iyisubize. Uraza hano muri ChatGPT wandike ngo reply this email gutya gusa, hanyuma nurangiza ushyireho quotation marks tubiri, uzane ya email wakopiye ipestingemo hano, nurangiza nohereza ChatGPT irahita iyisubiza, irahita ikubwira. Urabona neza ko isimusubiza byose. Icyo ukora hano gushyiraho amazina yo wandikira, none ushaka nayo uyashyiramo, ariko urabona neza ko icyo ukora hano urahita ukopiya email nyine nkuko bayiguhaye, hanyuma nurangiza uzane pastingemo wenda muri Word yawe, hanyuma ushyireho amazina wenda y'ushaka kuba wakandikira, wenda reka shyireho Oliver Regra, n'amazina gusa uhinduraho. None hano munsi ushyireho Oliver, hanyuma usendinge dear done, birarangiye. Icyo ni ikintu nakubwira kuri prompt. Akamena nakubwiye ko ushaka gusaba ChatGPT kagucreatingira prompt cyangwa se nanone ukaye message kagusubiriza. Akantu ka kabiri rero k'ingenzi nanone niko tugiye kuba twakurikizaho. Ikintu cya kabiri ni ikintu bita no kwa uploadinga ifoto, hanyuma iyo foto ukabaza ChatGPT iby'iyo foto. Uri wabona ifoto kumvira gucanza ku muntu uzi byayo. Rero ChatGPT ifite ubushobozi bwo kuba yakubwira iby'iyo foto. For example, urugero rutoya, reka nze wenda na uploadingemo ifoto nshaka, mo hano, kandebe hano wenda ifoto iri buze kuba challenging, reka shyireho wenda ingagi. Ndetse kurabibona ingagi, then ngire ChatGPT tell me about this image. N'urugero rutoya, ni step ya kabiri yo kuba wafata ifoto hanyuma ukabaza ChatGPT iby'iyo foto. Igiye kuyanaliza, urabona neza ko ni foto y'ingagi nayihaye. Ngo this is silverback gorilla. Urabona neza ko iyi foto koko ibyo bambwiye nibyo. Tropical in Virunga Mountain, ifoto yafatiwe muri Virunga. Bahita baguha nyine iby'iyo foto, amakuru y'iyo foto yose. Urabona ko ni iyi foto, hanyuma dore amakuru yayo yose nayangaya, kandi amakuru ari collect. Bivuze neza ko birashoboka cyane ko wakifashisha ChatGPT kugira ngo nanone iguhe ubusobanuro bw'ifoto cyangwa se bw'ikintu runaka ufite iyi foto ariko utazi ubusobanuro bwacyo. Ibi ngibi rero ntabwo bikora nanone gusa mu kintu kijyanye n'amafoto, ahubwo bikora no ku kintu kijyanye no guteka. Bishoboka cyane ko ushobora kuba wafata wenda ibirungo runaka waguze utazi uburyo bari buze ko bakoresha, ukabwira ChatGPT ikakubwira uburyo ibyo birungo babikoresha mu kugira mu guteka. Nabyo ChatGPT yabikora nkuko nabikubwiye. Urazana ifoto, ukanda hano akamenyetso ko guteranya, hanyuma ukadinga ifoto, ugashyiramo ifoto. Iyo umaze kwandika gushyiramo iyo foto yawe, uhita ubaza ChatGPT iby'iyo foto, hanyuma igahita ibigusobanurira dear done, bikaba birarangiye. Ikindi kintu cya gatatu cy'ingenzi tugiye kuba twarebera hamwe, cyangwa se indi trick ya gatatu yo kuri ChatGPT ushobora kuba wakoresha, ni ikintu kijyanye no kwirinda, n'ikintu kijyanye no kuba kwirinda kwisubiramo. Hari ukuntu uvuga ibintu cyangwa se ukaba ukora ibintu uhora iteka ryose wisubiramo. Hari ibintu bihari, sizi ukuntu nabikubwira ubu ngubu, ni nka kuriya ujya gusaba ikintu ChatGPT ariko nanone ugahora wisubira, mbega nyine utazi uburyo uri busabemo ikintu, cyangwa se ChatGPT ikaba yo iri buze kuba yatuma usubiramo cya kibazo cyawe nyine uri murayibaza. Hari uburyo bita gusettinga instruction, ugaha ChatGPT ibyo igomba kuba yagenderaho mu gihe igiye kuba yagusubiza. Kuko ChatGPT nkuko nabikubwiye, iyo yibajije iguha byose, iguha a general. Rero hano icyo ukeneye kuba wagira no guha instruction ChatGPT, hanyuma ukayibwira ati ndi mu field nkora ibi nibi, nujya kunsubiza ujye wirefera muri iyi field. Urakaze wenda uri mu accountant, nuzajya kunsubiza ujye usubiza mu rurimi rw'aba accountant, reka mvuge gutyo. Uburyo bisettinga rero, uraza hano muri
uraza hano muri kuri icon y'izina ryawe kandeho. Numara ko waza hano muri icon y'intuzi y'izina ryawe uri bumanuke uze ahangaha muri he muri setting. Numara kuza hano muri setting uramanuka uza hano muri personalization. Numara kuza hano muri personalization uraza hano custom instruction. Numara kuza hano muri custom instruction urashyiramo izina ryawe kashyiremo Oliver. For example bakubaze icyo ukora, mwenda ndavuge ndi umu content creator kugira ngo ajya igisubiza nyina mu rurimi rw'aba content creator nyine kugira ngo ikumenye apana kujya iguha ibintu a generali, iguha ibintu nyine mu kavuyo. Hanyuma bakubwiye ngo what trait should ChatGPT have, ibyo ushaka hari ibyo ushaka encouraging, kandi wenda ndiringa n'abagenzi abasore nyine abasore cyane. Hanyuma interested value nazo ukazishyiraho. Hanyuma ashaka ukaza hano muri advanced byose ukashyiraho, then warangiza ugasevinga. Iyo umaze gusevinga rero hano biba birangiye. Ubu ngubu ChatGPT izajya igusubiza mu rurimi rw'aba content creator, nanone ikagusubiza mu kintu cyitwa abagenzi, cyangwa se ikagusubiza ururimi abagenzi bari buze kuba bakumva pana kuguha ibintu a generali. Mbega nyine ubu specifying. Urabona neza ko hariya tanze utuntu duke nyine kuko ni duke, ariko uragenda ukabispecifyinga byose bango wenda ndi umu Jenny Kroge uri umuganga, cyangwa se nanone ukavuga ngo wenda ndi umu accountant, cyangwa se nanone ukavuga ngo ndi umu cashier. Ibintu nk'ibyo byose ukabishyiramo, then ukandika specification zawe zose, hanyuma ukabasha kuba wabishyiramo ChatGPT kajya igusubiza igendeye ku kintu bita ikibuga nyine urimo urabarizwamo. Ibyo bikurinda guhora iteka ryose wisubiramo. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi nakubwira. Okay, tudatinze rero reka tujye ku kindi kintu cya kane. Ikintu cya kane ni ikintu kijyanye nuko ChatGPT uyiha document yo ikayanaliza ikaguha bitewe n'icyo uyishakamo. Mbega nyine ufata nk'urupapuro baguhaye cyangwa se document baguhaye ari ndende, hanyuma ukayishyira muri ChatGPT. Wamara kwishyira muri ChatGPT, hanyuma ChatGPT yo ikayanaliza igahita iguha amagambo yikeneye muri kambivuge gutyo. For example nk'urugero rutoya, bashobora kuba baguha document, namara kuguha document wowe wenda uyishakamo mission na vision. N'urugero rutoya ngiye kuguha. Iyo document niba uyishakamo mission na vision, biraza kuba ushobora kuyiha ChatGPT, hanyuma ukayibwira ati analyza iyi document. Numara kwanaliza iyi document, hanyuma ushakiremo ikintu bita mission na vision, hanyuma ChatGPT igahita igira ite ibigukorera. Rikaze kwereke wenda nk'urugero rutoya ahangaha, kaze dushake document uri bukoreshe, then kwereke uburyo wahita ubona mission na vision by'ikintu nyine ushaka kuri ChatGPT. Okay, nta kindi uri bukore, urahita uza kuri ntuze yawe muri ChatGPT yawe nk'ibisanzwe. Ushobora kuba ukande hano kwakamenyetso ko guteranya. Reka nkoresha hano kuko nibyo byoroha cyane, ibyo drag and drop arije igora abantu. Numara uze hano add file, then ufate ya document ushaka ko bakureberamo mission and vision, hanyuma nayo uyishyiremo, hanyuma ubasabe ChatGPT kuba yaguha bya bintu nyine uyikeneyeho. Okay, reka mfate wenda indi document. Ndabona iyi ngiyo ari ibintu by'abandi kandi sishaka ko byajya hanze. Okay, uraza ugashyiramo document. Urabona neza ko document yashyizemo, ushobora gukora drag and drop cyangwa se nanone ukabigenza uko ushaka nyine. Tugusanye nakoze drag and drop. Reka nkwereke drag and drop uburyo bikorwa, kugira ngo uraza ukayiterura document ukayizana ChatGPT ahiri gutya ukayishyiramo gutya. Bishyizemo bita birangira, hanyuma ugahita uvuga ngo analyze, uhita uyandikira nyine igahita ibikora. Analyze this document and give me mission and vision, hanyuma ugakanda send. Bagiye kuyanaliza document mbahaye, bampe mission and vision. Barahita bamudore, barahita bona ko
byose ngibi bahise babimpa, banarije iyi document yose ya Free-Novator then bampa mission na vision. Urabona neza ko bahise bayimpa bitayinze kujya kuyisoma ngo ntumutwe till done. Urabona neza ko ChatGPT ibintu yarabyoroheje cyane ku rwego rukomeye cyane. Icyo nicyo kintu cya kane nari ndimo ndakubwira. Ikintu rero cya gatanu ni ikintu bita gukoresha Canva. Ikintu cya gatanu ni ikintu bita gukoresha Canva. Urabona neza ko babyanarije nyine ngibi babimpaye byose bya bindi. Okay, ikintu hano urabona neza ko ChatGPT yanarije ya document yose muhaye nayihaye, urayibona dore document ngiyi, uramanuka uza hano dore vision ngiyi, dore na mission ngiyi hano babimpaye byose. Ikintu rero cya gatanu tugiye gukoreshaho, tugiye kugeraho plutôt, ni ikintu cyo gukoresha Canva. Iyi Canva rero urabona neza ko hari igihe ukenera kuba wakoresha ChatGPT ariko ibintu iribuze ko yaguha ukaba uribuze ko wabipestinga ahandi, cyangwa se ugatura ibintu kuri ChatGPT ukagenda ukabikosorera ahantu, mbega ibintu nyine ugasanga birimo akavuyo, urimo urakopia kuri ChatGPT ujyana muri Microsoft ukeditinga ngenda ukagarura nimba hari ibitameze neza. Hano muri ChatGPT ushobora kuba wabikoreramo ukabyiditingiramo nabyo byose bitagusabye kuba byagenda cyangwa se wagenda iyo hose. Ikintu rero uburyo ubigenza, uraza hano kuri ChatGPT yawe, then nurangiza uze kwa kudomo dutatu ahangaha, utudomo dutatu tuba turi hano ukandeho, numara gukanda waritaza Canvas. Ndakeka muri kubibona, ukande kuri Canvas barahita baguha akantu ka Canvas hano, urakabona hano selectinze. Hanyuma we nurangiza wandikemo how old I am. Aya kamjorere ibi ngibi. How can I go? Kanandike ngo how can I go in heaven? How can I go in heaven right now? Bivuze neza ko ndibuze kuba nayiha ibi ngibi, hanyuma yoho ndi kugera mbere ku buryo bakoreshaho Canva. Nibitegereza uburyo bimeze, ijambo riri hano ariko habanzaho ya Canva naberetse bwa mbere, hanyuma usending. Nibitegereza barahita baguha akandi gatebo gatandukanye cyane. ChatGPT irahita ifata tebo yayo iyicemo ibice bigeze muri bibiri. Hari igice cya mbere kimeze nkaho kirimo kirasubirizwamo, kubera ko hari igisoma ibyo ChatGPT yaguhaye kukumva neza ko ushaka kuba wabikosora. Urabona neza ko hano hari ikindi, hano hari igice cya mbere uri kukibona hano hari ikindi gice. Rero mu iki gice kiranga hanini ahanga nemerewe kuba nakeditingamo. Ngo how can I go to heaven right now? This question reflect to him. Tubwiye wenda ndashaka kuba hanga many people, hano bashaka gushyiraho s, nkana hano ngagira many peoples. Urabona neza ko kweditinga birimo birakunda. Kamanuka hano munsi ngahita mvuga ngo spiritual leaders and pastor. Hano i pastor ndagashyiraho s. N'urugero nyine no kweditinga, nakumva wenda ibi ngibi byahanga byose nabikeneye ngaba nakanda gutya kabisiba. Urabona neza ko byose birakunda, nashaka nkandikamo n'ibindi byose. Ingiyi anga ukoresha akantu bita Canva, ya iriya Canva nakwerekaga ingiyi iza imbere y'ijambo. Nakeka aho ngako nako mumaze kuba mwakumva. Rero reka tujye ku kantu kagatandatu nako k'ingenzi wamenya kuri ChatGPT. Akantu kagatandatu k'ingenzi nanone ni akantu ko kumenya ko ChatGPT no uburyo wareba product za ChatGPT. Buri ChatGPT ifite ama product menshi ushobora kuba wakoresha yose y'ama AI. Rero ushobora kuba uteza cyangwa se uyitiranya. Hano rero uburyo ubireba, uraza hano ukanda hano igahitiza, hanyuma ukaza no mu GPTs bagahita bakwereka amamodo yayo y'ama AI yose bafite cyangwa se bakorana nayo. Barahita bayakwereka. Urabona neza ko hano hari Canva iriya kwa turi gukoresha, hari ngi video GPT nabo barayifite, S space ordering nyinshi cyane uhitamo iyo ushaka kuba wayikorera. Dore ngingi Song Maker GPT, AI Humanizer. Anga usanga banakoresha ibintu by'ama IP no uburyo ushobora kuba wabagurira ukora ka AI ka bitewe n'ibyo ushaka na specific na according to specification fed kabati wenda ni Canva wenda i-create amafoto, AI i-create amafoto gusa ikaba i-create amafoto, ariko ChatGPT bikora byose. Rero iyo ubonye hano ari ukunze ukandaho gutya
ikarodinga hanyuma ugahita start chat. Iyo nkanze hano start chat ubu ngubu nahita ntangira gukoresha ya video. Urabona neza ko ya video ndimo ndayikoresha nayo ni modo ya AI. Bivuze ko iyi video iri specification cyane ku ma video. Bava video by GPT. Hano nshatse navuga create video of God. Then ayiha ngo ikingiye gukora. Urabona neza ko iri buize irasaba specification. Irasaba specification. First create video, but first I need a little context to make something amazing. Hano no kuyiha ibyo nkeneye nyine kuri buze ko ya creatingira hanyuma ikaba ya create video wenda y'Imana n'ibindi nyine bitewe, ariko ntago ari byo nkeneye gusa nagira ngo mbikwereke. Uza hano muri GPTs ugahitamo iyo ushaka, abari nyinshi hagiye hariho n'utwo zigiye zikora byose ugacuzinga. Hari ama AI menshi akora ibintu byinshi. Hano harimo ni nyinshi cyane ni nyinshi. Urareba bitewe n'icyo ushaka ikaba yagufasha. Icyo ni ikintu nanone ni cy'ingenzi nakubwira. Ikindi kintu cy'ingenzi hano rero tugiye kuba twarebaho ni ikintu kijyanye no guhindura amamodo. Ese waruzi ko buriya chat GPT ushobora kuba wasearching ikintu ntibakikwereke ugahindura modo nyine ukabona ibisubizo ariko ubwo ntabwo bikunze. How Rwanda is ni kibazo ngiye kuyibaza we nakwere ku buryo wahindura modo ya chat GPT. Uravuga ngo how Rwanda is honest the most impressive country in Africa right now. Here the vibe Gens style. Wibuke neza ko nashyizeho kizajya isubiza muri Gens. Naho urahita tubona neza ko isimbwira ngo in Gens style. Bagiye kusubiza muri style nyine za new generation. Okay, ni witegereza uraza gusanga nyine ko basubije muri Gens style cyangwa se muri style y'abajene nkuko nayisubije. Urabona Gen style bahita bagusubiza nyine to natural vibes, safe and life for real, wake up and hearing culture and people nini bintu nk'ibyo. Rero iyo ushaka guhindura cyangwa se ubona ibisubizo rero ubwo utabikunze ukanda kwa akantu, urabona akantu hakubwira ngo switch modo. Urabona ko ndimo ndakoresha switch modo 4.40 ini ushaka guza ukagira ngo 049 mbega nyine byose bitewe. Fast everyday kakoresha wenda iyi 4.1 ndebe how Rwanda is. Urabona nine barimo baransubiza muri Gens style bya bine nakubwiye, hanyuma ugaswitchinga modo. Urabona neza ko iyi ni modo yindi. Rwanda is pretty dope ni slang z'abasore. It is small but super clean and organized country in East Africa, often called the land of thousand hills cause it is crazy beautiful roaring landscape. Kumva nyine ni style ya gisori irimo iransubizamo cyane. Okay, nibyo bindi nakubwira ko iyo icyo kintu cyo guswitchinga modo iswitchingira ahangaha hanyuma ugakora ibyo ushaka nanone mu buryo ubishaka mo. Ndakeka rero ari icyo kintu cya karindwi nakubwira kuri chat GPT. Ubwo tuzahura next time mbabwira ikindi kintu cya kabiri cyangwa se mbahandi masomo ya kabiri kuri chat GPT. Mwakoze cyane kubana nanjye nko mubizi ni Creators Rwanda. Hasta la vista.